utarakora subscribe, wa muntu we ukore subscribe bisabe, ariko Uwiteka azakwigisha umunsi uzabaguma bizakujyamo. Nk'uko mubizi rero ni Pasiteri Kazungu, turacyari mu itangiriro, tugeze ku gice cya 16. Tugiye gusoma guhera ku gice cya 16 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu acura Hagari, nawe asuzugura Sara, maze Sara aramwirukana. Aburahamu yagiye gucura, ubwo ni ugucura undi mugore. Ubwo Sara ahita yirukana Aburahamu. Dusomeho rimwe turambere, ubundi dusome ijambo ry'Imana. Sara umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sara abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sara. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye muri iki gihugu cy'i Kanani, Sara umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi, umuja we amushingira Aburahamu umugabo we, aryamana na Hagari, asama inda. Abonye yuko asamye inda, bimusuzuguza nyirabuja. Ubwo Hagari yamaze gutwita inda, Aburahamu atangira gusuzugura Sara. Twakomeje. Aburahamu asubiza Sara ati, oya yageze. Sara abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda, byakaze ndi gusubira hejuru. Maze abonye ko asamye inda, turamusuzuguza. Uwiteka abe ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Mbona Aburahamu na Sara. Aburahamu asubiza Sara ati, dore umuja wawe, mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sara amugirira nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka abonekera mu butayu, aha ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sara, uravahe ukajya? Aramusubiza ati, munze umuja Sara. Abwira Uwiteka ati, ndahunze, Sara agize ute amereye nabi. Marayika w'Uwiteka aramusubiza ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe, rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagari hagati y'abantu azamera nk'imparage. Azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se bose, ahimba Uwiteka wavuganye na we izina ati, uri Imana ireba. Ubwo ni Hagari yahise ahimba Uwiteka izina, Uwiteka amwita Imana ireba. Ati, mbese indeba naboneye
na hano ati mbese indeba nayiboneye hano, nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya ranayiyore rahayiyo. Mwamfashara mundebere iri jambo aho mwasoma ngo iki ni rahayiroyi. Okay, nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya rahayiroyi riri hagati y'Ikadeshi ni Bereti. Aburahamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburahamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli. Aburahamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we. Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburahamu yari amaze imyaka 86 ubwo yabyaranaga na Ishimayeli. Murumva neza, yabyaye ari uko afite imyaka 86. Turakomeje ku gice cya 17 rero. Mube mukatinze mujye kunywa amazi, mutema agacupa. Ndaje dusome ku gice cya 17. Umutwe w'amagambo uzavuga uti Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sara. Imana yabahinduriye amazina. Ndaje nanje kanje kuri tuwareba.